bakurambere ndabashaka. Mitunu bakurambere muri Metri mabondo nahageze. Mitunu uri hehe? Nahageze rwose. Uri tayari? Nahageze rwose. Njye ibintu byo kwirirwa njye nduga abantu mu cyaro njye birandambiye nta n'amafaranga zibonamo. Ubwo namaze kwiyogoshesha nka babarasta bo mu mujyi. Ubwo ngiye kujya mu mujyi rwose. Ndabona ariho rwose umuntu wajya rwose avana n'agafaranga rwose. Metri mabondo we. Mitunu! Karame mabondo we. Urashaka njya kujya mu mujyi? Rwose nshaka kujya mu mujyi rwose. Niyo mpamvu winjije ibyo birenge by'abazungu hano iwanjye. Rwose nshaka kujya mu mujyi rwose. Niyo mpamvu namaze kwiyogoshesha nk'abarasta. Kwirirwa ndoga inaha rwose. Ndoga abana b'abandi. Ndabona nta mafaranga inahari. Ngiye kujya rwose mu mujyi. Ntabwo niyogoshesheje nk'ababarasta bo mu mujyi. Ariko ubu ngubu uburozi bwanjye ukuntu bukora. Ngaho se mbwira nyine. Wari ubuze. None aha ngaha ashobora ku burozi bwanjye guhita nihindura ipusi. Ngaho bikore neza. Amafaranga ndayabona. Ndashaka guhita nihindura ipusi nonaha. Ugahita ubibona. Ngaho bikore ndebe nonaha. Urabikigiye mu mujyi se cyangwa urabireka? Oya rwose nyine nanjye urabinyigisha neza noneho. Nanjye nzagerayo ndwika. Yakwihindura ipusi. Ceceka abakurambere batakumva. Nta rusaku ushaka. Tanga icyubahiro kira hano. Ongera. Shyiraho umufuragiro. Vuga ati ndi umwami. Mr. Mabondo vuga ati Mr. Mabondo ni umwami. Mitanindure ipusi. Mr. Mabondo ni umwami rwose. Bakurambere rwose ndabona ntabwo nabanyigiye i Kigali. Ndaguma inaha rwose. Ntabwo nabanyigiye i Kigali rwose. Ndaguma inaha rwose tukorane neza rwose. Ntabwo nabanyigiye i Kigali rwose bakurambere. Ndabubaha cyane rwose. Ndabubaha. Ntabwo nabanyigiye i Kigali rwose. Ndabona Metri Mabondo rwose. Usigaye undenza ahubwo ndaje nkomeze ngorane nawe rwose. Mitunu! Yego databuja Mabondo. Ese koko uraba ukigiye? Oya rwose. Waba ukigiye ra? Oya. Ugomba kuguma hagati tugakorana. Mitunu! Karame rwose databuja. Metri Mabondo njye ndashoboye. Ugomba kuguma hagati tukazajya dukorana. Cyangwa Metri Mabondo njye nzajya kwigisha ukuntu wigira inzoka. Urabasha rwose Metri Mabondo ntabwo wabishobora. Metri Mabondo njye ndi mubi cyane. Nta kintu nabasha kuri iyi si y'Imana uretse Imana yonyine yo tudahangana. Oya rwose nimba ari ukwemeza nanjye ugomba kunyigisha kuri tekinike zawe nanjye rwose nkazageraho ndwika. Nta kibazo ndakwigisha. Ngomba kukwigisha rwose. Fata kano katsi uhita ukamira noneho uhita wihindura inzoka gahita kaguhindura inzoka nonaha. Mitunu ubutware nguhaye. Yego Mabondo we. Uhindura ipusi inzoka. Yego. N'inkoko. N'imbwa. Yego rwose Metri Mabondo. Ariko rero ibintu byo gukora umuti ntuzigere ukora cyangwa ngo umene amabanga. Numena amabanga ntibizashoboka. Rwose nzakubaha rwose Mabondo rwose. Ntabwo nzakunda. icupa ryezarewe njyewe paka kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu nk'icupa njyewe yewe icupa rigomba kuba. Urabona ukuntu mpinduka? Urabibona? Gira vuba uhita uhanagura hano kandi ibintu byo gusinda ubyihorere.
reba kuntu mpinduye, reba sitiri yanjye kuntu imeze, uri kuyibona cyangwa ntabwo uyibona? Reba umukozi w'Imana, wowe cyane muri karitsiye ni ugusinda gusa, reba kuntu mpinduye, ibyawe ni ugukubita umugore no kwirirwa unywa inzoga gusa, ni akabari katakuzi, ubanza uri kanyamadeni unanywera ubuntu, ubanza utabona nayo kunywera. Mayere mabere yanjye uko urwo ruda wirirwa wiratana ahangaha, ahubwo we iyo mitwe yawe uri guteka abaturage baraje urwo ruda barupfumure kananakureke nigeze. Wabibona ahubwo we nzagukiza nunyitwaraho neza. Iryo bondo bazahari cyobora kandi uzabibona. Urandebera kari agateramwako ngo karanyanduza koko, genda. Mbega inzara we. Agapfukamunwa kari? Agapfukamunwa ntabwo nzi niho nagataye, ahubwo navuye mu cyaro none inzara igiye kunyikira inaha i Kigali. None wavuye mu cyaro? Yego. Iyo ni inzara iri kukugaragura se? Byihorere rwose, mfite inzara rwose, ifite pasiporo yahagurutse n'indege rwose. Umva, ufite telefone? Hari abantu muziranye kuri telefone ngo mbagwamugarire? Ndabazi rwose, bagafirimbi n'abametere mabondo rwose nabo barahari rwose bose. Zana turebe. Sansira rwose yakuntu bandwanaho bampamagariye rwose, yagiye kuzanyikira inaha rwose. Okay, noneho ndabona utabeshye. Njyewe ndi umukire w'inaha. Ngiye kugufasha. Ndaje ngiye kuzanira modoka, ngiye aho iparitse, ndaje nyine we bugumye aho ngaho, ndaje nzanira modoka. Yego rwose kabarira rwose, ugira vuba rwose, inzara igiye kunyikira inaha i Kigali, mbaye gutya hameze rwose, ntabwo nahagaruka rwose. Ubanguke we. Papa ndakwemera, uyu muntu nawe agafone urakamuri. Papa ejo nawe byari byanze, utari nta n'agafuzanye. Njye guceceka rwose. Ate none mama arakwiye, uzi ko ugenda n'amasahani wogeje. Jogoye neza abantu. Uyu muntu se ko nimwe ndabona inzara yamwishe, kuwamuha agafone kiwe akigendera. Ubwo se urumva uzaba Komjogo, genda. Mva wa mugabo nakumvisha umunyamutwe nzana telefone. Izane vuba cyangwa ngiye mitunu ngende nkwereke kuntu ngewe nyiri mu cyaro kuntu nakoraga ngewe, manze nkwereke ngewe kuntu uburozi bwanjye bwakoraga. Tabuka vuba, zana hano vuba iyo telefone. Ndi waba uzi ukuntu ubundi nyiri mu cyaro ubundi uburyo banyitaga? Waba ubizi neza? Njye nyiri mu cyaro banyitaga mitunu, ubundi ngewe nshobora kwihindura inzoka cyangwa nkihindura injangwe cyangwa nkihindura imbwa. Ndaje ndakwereka uburyo bwa mitunu nkora. Nameke telefone yanjye, zana hano vuba, zana vuba. Nameke telefone yanjye.